mbashimire babambera amashyi barakoze cyane itorero. Bakoze cyane rwose turabashimiye. Munyemerere data mwiza mbashyikirize uruvugiro hanyuma mutwakirire uyu muryango waje tugana. Tunanezerwa cyane ko urugo rwa Apollinaire na Claire twese twaje tugaragiye twishimiye mu buryo butandukanye. Kabanyango rero nk'uko umusangiza w'amagambo bivuze, urugo twicayemo ni urugo rw'umuryango w'Abacaba, tukaba tuboneyeho rwose umuryango mugari kugira ngo mumfashe twakire umuryango waturutse Burera waje uduherekeye umugeni, tuwakire tugaragaza ibyishimo, dushyire ibiganza hejuru aho ushobora dukomeye mu mashyi maze tuwakire neza cyane. Yarakoze cyane umuryango mugari rero, nk'uko twanabisezeranye kijya gihe twari turi kumwe. Joseph rwose ni karibu hano mu muryango w'Abacaba, cyane ko nanjye nsanzwe mbizi ko namwe muri Abacaba amavuta ni ukuba umuntu ukuranije. Abagira ngo rero abana umusanze rero natwe rwose tumeze neza, urabona ko twagize n'umugisha akazuba kavuye. Ndakubakiriye rwose bagushikirize iriya nkongoro maze ureba akira muzehe Joseph. Urakoze inshuti yanjye Fideli. Yego nuko nuko. Karafutse. Amazi arahiye. Urakoze cyane. Urakoze ngo kumfashirize bagufashe. Umuhamashi yashimye cyane. Nuko. Murakoze. Nturebe. Urakoze mwana. Niba yamaze neza rero Joseph, abasore baravuga ngo cheers. Yes, murakoze. Mwebwe muti ku buzima bwacu. Ku buzima bwacu. Mwebwe rero mukomeze umuryango, n'ubu rwose twabashimye cyane. Umuyobozi w'ubukwe ndi umusangiza w'amagambo. Amazina yanjye nitwa Nsengimana wa Sebagabo wa Munyakaragwe ka Nyamubi. Nyamubi nsekuye rutambuka rwa Karirangabo ka Ruvuta rwa Bariyanga ba Gihoza cya Hujoni bwa Kagorogoro ka Nyamukika. Nkaba umucaba ku mutwe ngo Umurerangabo washize ubwoba. Nuko Datati muhawe ikaze, nanjye nti nyemerera wese wowe wicaye aho nawe wicaye hariya umbwirire mugenzi wawe, umuhereza ibiganza maze umubwire uti isanga bisanzure aho uri hakunyure kandi ugubwe neza. Ngaho mubikore. Isanga bisanzure aho uri hakunyure kandi ugubwe neza. Nuko ubwo mwamaze kubikora rero munyemerere reka nsare b'abana turi kumwe kuri table d'honneur, ubwo data amaze kwakira mugenzi we, hanyuma nabo mbasabe banyegere. Michel abimfashemo, b'abana banyegere kugira ngo Patrick noneho hanyuma batereka tubanze dusome hano saba amashyi muhayabura sinzi niba mutishimye nuko reka nkubwize ukuri. Iyo mbonye Patrick yakurutse, wowe umuhe umuhate
kuko nta mugore w'umugabo rimwe kirazira, ahubwo aramwegera nuko umuhe rwose, hanyuma unamwongeze mubafashe turiya turahuri dutereke ku meza imbere yabo, hanyuma ndabwira ikindi cyo gukora. Wegere imbere. aho isi kata komeza hari na mareri se buriya simba batarita bakata bakicira intebe imwe muyikuyeho umenye muye muyikuyeho hano aho barahanyura oya n'umutambo hano kubakata muhobere rwose. Mzee Joseph rero mu izina ry'umuryango umugore w'Abacaba baganiriye n'abakobwa twabasabye ari kare ndetse bazanye n'umugisha muri uyu muryango, twari dufite n'umusore hano rwose uwo twabasabye niwe kandi twarashimye. Murakoze cyane rero mukomeze muryoherwe, rero bavuze ngo raporo turangura nta dufite umutekano mu gihugu, bakomere rwose ukomeze uryoherwe, gusa dufashe bagushimire, badufashe gushimire maze baguhe icyo kuba utuzi. Murakoze cyane. Bwana Fidele rero reka duhane ibiganza ko ushimiye ko nahetse ukuri. Murakoze cyane. Murakagira
mwese turabashimiye, Imana ibahe umugisha, by'umwihariko umuryango wa Polisi.